twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya 30 mu byumweru bisanzwe, tariki 29 Ukwakira 2025. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya Bibiliya raporo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 murongo 26 kugeza ku 30. Roho atabara intege zacu ubwo tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze Roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugirwe. Kandi nyirugusuzuma imitima akabazi icyo Roho yifuza, kuko atakambira abatagatifujwe ku buryo buhuje n'Imana. Tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana, aribo yihamagariye ku bwende bwayo. Abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo, ngo abe umuvukamere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi abo ngabo yarabahamagaye. Abo yahamagaye kandi abo ngabo yabahaye kuba intungane. Abo yahaye kuba intungane abo ngabo yanabahaye ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 13. Uhoraho niringiye ubudahemuka bwawe. Uhoraho Mana yanjye, irebere maze unsubize. Murikira amaso yanjye hato ntayabumbira ko, maze umwanzi akigamba avuga ati ndamunesheje. N'abandi bandwanya bakishimira ko naba nandagaye. Uhoraho, ngewe niringiye ubudahemuka bwawe. Umutima wanjye nunezezwe n'umukiro wawe. Ndirimbira Uhoraho kubera ibyiza yangiriye. Uhoraho, niringiye ubudahemuka bwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 13 murongo 22 kugeza ku 30. Muri icyo gihe Yezu anyura mu migi no mu nsisiro yigisha, yerekeza i Yerusalemu. Haza umuntu aramubaza ati, mwigisha, koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arababwira ati, muharanire kwinjirira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira, ariko wowe kubishobora. Koko rero, nimuzaba mukiri hanze, igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti, shobuja dukingurire, azabasubiza ati, sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti, twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishije no mu materaniro yacu. We rero azabasubiza ati, sinzi iyo muturutse, nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo, mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bakikize ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu banyuma bazaba ba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi wagombye kugira ikintu gishya wiyongeraho mu kwemera kwawe. Ukagira akajambo ka buri munsi kagenda kakuranga, kaguhutura, kakandi kagukomanze mu ijambo ry'Imana, akaba ari kugenda ugenderaho buri munsi. Abantu benshi kuri status zabo bakunze gushyiraho ibintu byinshi, ariko iyaba washyiragaho n'akajambo kakuranze uwo munsi, intego ufite uwo munsi, aho ushaka kugera uwo munsi. Gusa ntabwo ari ngombwa nyine kubimanika hose, no mu mutima wawe ukagenda uvuga uti, Nyagasani, ndifuza ko uno munsi urangira ngeze kuri iki, ndifuza ko uno munsi urangira ngutunganiye. Par exemple, ukaba wavuga utyo, uyu munsi nashaka gutunganira Imana. Icyo tugomba guhanira ubundi mu buzima bwacu. Erega ibyo dushakisha, erega ibyo duharanira, ubukungu bwose, ubuzima tubamo, niba ubuzima utari kubwerekeza ku ijuru, wageze ngo hari ibindi wageraho kuko ngo bikunde uterekera Imana. Icyo duharanira na niyo ntego y'amasomo y'uno munsi, ubutungane, kugera ku butungane. Ntabwo tuzagera ku butungane gusa twarapfuye, tutakiriho, tutagihumeka uyu mwuka, reka tuvugeho abazima niko tujya twibwira. Ahubwo tuzagera ku butungane ryari? Buri munsi. Buri munsi no kugenda tugana ku butungane. Ese umunsi wawe urangira utunganye cyangwa urangira utunguranye wiyandavuje? Umunsi urangira ukeye cyangwa urangira
wanduye. Umunsi urangira uri mu isayo cyangwa urangira uri mu isuku hamwe n'Imana. Amasomo y'uyu munsi rero natwerekeza ku butungane mu ngingo igira iti kwinjira mu muryango ufunganye. Nanone hari ahandi umwanditsi w'ivanjiri agira ati umuryango w'igihogere kutawinjiramo. Muri make uno munsi turaza kwirinda ikigare, ubuzima bw'ikigare, ubuzima butuganisha ahabi. Niyo mvugo y'igifaransa igira iti la masse n'a pas de raison, ngo ikigare, ikivunge burya nta gitekerezo. Akenshi ukora ibintu kubera ikigare utigeze ubitekerezaho. Amasomo munsi nadufasha kurwanya ikigare kugira ngo twinjire mu muryango ufunganye, ahandi hanyura bakeya. Aho niho hari ubutungane, niho tujye gushakira ubutungane. Iyo nzira y'ubutungane Imana kugira ngo tuyigereho tugomba kunyura aho hantu hafunganye. Hari ikintu giteye ubwoba njye gukubwira, nawe ube hafi rwose. Ikintu uraza gusanga gishobora kuba nawe cyagutera ubwoba, ariko ndaza none gusoreza ku kindi nacyo cyaguhumuriza. Biraterwa naho uhagaze. Nusange ikintu kikuriho uraza kugira ubwoba, nusanga none iki cya kabiri aricyo kikuriho uraza kurangiza wishimye. Dore ikintu cya mbere rero, ubushakashatsi ngo bugaragaza. Iyo bavuze ubushakashatsi bashatse kuvuga ngo biracyakomeza. Nawe ushobora gukomeza ugenda ushakashaka, ntabwo birarangira. Rero ukomeza ushakashake ntuze kugira ko ari ihame. Nanone ubushakashatsi ngo bugaragaza ngo mu muryango wose, communauté, mu muryango remezo, wenda muri famille, muri kiliziya, muri paruwase, ngo mu muryango wose, buryo umuryango wose ngo ugira ikigoryi, umuntu wananiye ababyeyi, ndetse ariko wa mubyeyi we uhumure, nawe uri muryango ntubura intwari. Leli watowe ntabwo ashobora kubura muri uwo muryango. Ese ngakubaza ikibazo, mu muryango wanyu sinzi uwo ari wo dushatse kuvuga, uri mu bigoryi? Reka tukoreshe iryo jambo kuko niyo umushakashatsi yashatse gukoresha. Ese wasanga uri ikigoryi cy'umuryango? Ese uri ikigoryi cy'umuryango cyangwa uri intwari y'umuryango? Turaza kubona ko hari bamwe bakurikira iyo nzira nyine ngiye kuvuga y'ubugoryi, ugakurikira bene abo ngabo bananiye umuryango, bakaba bafite ababakurikiye. Ariko ku rundi ruhande hari nanone abakurikira babandi babaye intwari. Ubundi baranavuga ngo umuntu w'umuhanga nta na rimwe arebera ku muswa. Bigusaba nanone ufite ubuhanga bundi buhanitse akaba ari ureberaho. Duharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Uze gukomeza wibaza ikibazo uti haryo wowe mu muryango wacu wasanga ndi umwe muri abo ngabo bavuze haruguru. Ese ndi uyu nguyu mu ntwari cyangwa nduriya ntongera gushaka kuvuga mu izina cyane ikigwari? Ngo muri famille zose ngo ibyo bintu biba bihari abantu babiri bashaka kugaragaramo. Uruhe muri abo? Amasomo y'uno munsi nadusaba gushakisha ubutungane, nadufasha kuba intwari. Ubwo twumvise mu isomo rya mbere hari aho bagarutse bitwerekeza uburyo bwo kuyoborwa na Roho Mutagatifu, kwirinda kuyoborwa n'umubiri. Dore ko uyu mutwe wa 8 w'ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma ivuga ku buzima bushya muri Roho Mutagatifu. Ubuzima buyoborwa na Roho Mutagatifu, kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Icya mbere batubwiye la vie inspirée, ubuzima bumurikiwe na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu dusabira, utuvuganira, utuyobora. Icya kabiri ni umuntu uyobora na Roho Mutagatifu hirwa. Byose bihira abakunda Imana. Urukundo rw'Imana bituma ushobora kuba mu ntwari, ushobora kunyura muri wa muryango ufunganye. Icya gatatu kiranga abayoborwa na Roho Mutagatifu aha ngaha batubwiye ni isura ya Kristo, gusa na Kristo. Ngibi ibiranga umuntu dukurikiye kandi tugomba gukurikiza Kristo watowe. Nanjye niba ni mu batowe babandi b'intwari niyo ngomba gukurikiza. Na Zaburi y'uno munsi iratubwira umuntu uri gukatazaga n'Imana nta kindi, confiance en Dieu, kwiringira Imana. Uhoraho niringiye ubudahemuka bwawe. Amen, amen. Kwiringira Imana ukarushaho kugenda mu nzira zayo, ibyo nibyo biguhesha ubutungane. Ivanjiri uno munsi nayo harimo inzira y'ubutungane. Ubwo twumvise abaje babaza Yezu ikibazo ati koko Nyagasani n'abantu bake bazarokoka. Iki kibazo Yezu afite uburyo agiye kugisubiza, ku buryo yagisubiza uko bari bakimubajije ko bashakaga. Bamwe bari kugwa abandi bakirara. Icya mbere Yezu kiza gusubiza ko ari abantu bake koko bazarokoka, hari gukurikira iki? Kwirara, kwirata, kudashyiramo imbaraga,
ati ndabizi ni abantu bake bazajya mu ijuru to ubwo sindi muri abo nkurikije ibyaha mfite bikarangira nta mbaraga ushyizemo. niyo mpamvu avuze ati la vie sans effort c'est comme vivre l'enfer, ngo ubuzima budashyirwa mu imbaraga budakataje ku Mana ni nko kubaho mu muriro. Biradusaba rero ka effort kandi imbaraga zindi dushyiramo uwo mwete kugira ngo muri abo bake nawe uzaba urimo. Iyo Yesu akiza gusubiza bwa kabiri ngo ni abantu benshi, hari bamwe n'ubundi bari gukomeza kwirara ati to n'ubundi bwo ari abantu benshi gusa nzabura muri abo benshi sinshobora kuburamo, zari rindi cupa n'inywere mucoma ongera wotse indi brochette dusesagure n'ibindi byinshi cyane, nuko ukibera mu buzima bw'iraha ati n'ubundi ndabizi n'abantu benshi bazarokoka gusa abantu benshi kuko nge naburamo ndi muri abo benshi ndi muri abo, nuko ikaza kurangira naho uri kugana, ikaza kurangira uparitse utongera gukomeza kwirata. Yezu rero yasubije igisubizo bita mu gifaransa netre ati muharanire kwinjira mu umuryango ufunganye, umuryango w'ubutungane, inzira nziza. Bijaze kuvuga gerageza ugororokera Imana muri abo bake uzaburimo, niba benshi nanone uzaburimo. Ngo ubuzima bw'intwari buri gihe no guharanira kujya imbere mu imbere nyine, kwirinda kubaho nk'uko abandi babaho mu buryo busanzwe. Ni nabyo Mutagatifu Teresa umwana Yezu yavugaga ati umutagatifu ntabwo ari umuntu ukora ibintu bidasanzwe bihambaye, ahubwo ni umuntu ukora ibintu bisanzwe ku buryo budasanzwe. Amen, amen, amen. Ngo rero umuntu ugenda mu nzira z'Imana ntabwo arebera ku bandi, ntabwo ajya mu kigare, ahubwo buri gihe ahora twaje kugira ngo abe intwari. Leli watowe n'Imana, buri gihe cyose agomba guhora akataje mu nzira itari igihogeri, itari y'abandi banyuramo, kwirinda ikigare. Ngizo rero inzira abantu benshi duhitamo kwikurikira no kunyuramo, inzira abandi benshi banyuze. Mugenzi wanyanyuza ahangaha reka nanjye mpanyure. Kuki wowe utagira ubushishozi ngo urebe ngo hari ikindi cyiza cyangwa n'ikibi? Wa mutima nama ugomba gukuyobora buri gihe ugakwerekeza heza. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, ndabizi hari igihe waza kurira bitewe n'inzira ushaka kunyuramo cyangwa ubona abawe bari kunyuramo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wari ukize cyane w'umuherwe, umutunzi atunze ibintu byinshi bya mirenge, umukire wawe niko gufite amafaranga ipfusi sansimbuka. Ariko ngo nubwo yari afite ibyo byose, ngo akagira ikibazo kimwe gusa mu buzima. Ngo yari afite abahungu 4, yahoraga yibaza ngo muri aba bahungu ninde nazaraga umutungo wanjye kugira ngo azampagararire mumusigire azakomeze kwita kuri bagenzi be byibuze. Akareba muri abahungu be akabona bashobora kuba batari tayari, akabona bashobora kuba bananirana, ari mu mukuru ari umuto, akashakisha kabura uwo yazaraga umutungo. Nuko umunsi umwe ngo rwihishwa mu mutima we ansokre aza gushyiraho condition 3 ibizatuma ashobora gusuzuma neza abo bahungu, yibuze ngo arebe ko muri societe turimo iri kuvogerwa n'ibibi bya sekibi, arebe ko yabona mu kanyakanya. Nuko aravuga ati uwo nzaraga umutungo ni umuntu uzaba atiba, atagendera mu busambo. Icya kabiri ni umuntu uzaba atagenda mu gisombe z'ubusambanyi. Icya gatatu byibuze azaba atagenda mu gisombe z'ubusinzi. Ubwo ngize Imana nkamubona muri abana banjye, ndakomeza abagenzure, niwe nzaraga ibyanjye. Nuko umubyeyi akomeza akora iperereza igenzura. Umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu, ngo yajya kubona akabona umwe umukuru ari mu ikabare yasinze yaborewe, ari kumwe n'ikirondafura. Nuko akabaza ikirondafura ibyabaye ati bitese mwana wanjye, none se nasiga grand frère koko? Ntabwo nasiga mukuru wanjye. Ati turi kumwe na grand frère. Yajya kuwa gatatu ati grand frère ntabwo namusiga rwose. Nuko yajya kuwa kane ati ntabirenze ndamusaza ibintu ntabirenze, uko niko abantu bagombye kubaho. Nuko wa musaza yabona abahungu be biteretse ibibindi basinze baborewe, wa musaza agataha ababaye cyane, abona nta numwe, bose ngo bakurikiye grand frère, ngo ntabirenze n'ibindi bisubizo byinshi bagiye bamuhereza. Icyabaje noneho umusaza uko yatagarira, yibuze agacungira hafi ngo arebe ukuntu yabageza mu rugo. Ngo bagera mu rugo,
wajya gukomanga kwa grand frere urumva bari bakira abaseribateri batarashaka, wagera kwa grand frere agasanga avuye ku ikabare yasinze yaborewe, noneho ari kumwe n'indaya mu cyumba cye, yakwikubita kumukurikiye nawe agasanga ari kumwe n'indaya, n'undi ati muzehe nuko bisanzwe ubuzima nuko bugomba kugenda. Wa musaza neza nyuma y'igihe kirekire asuzuma abahungu be iyo ritime y'ubuzima bariho, uko bava mu ikabare bakajya mu nzu y'indaya mu cyumba cy'indaya, byose aza kureba avuga ati koko amafaranga se bayakuraho ubundi, umutungo wanjye. Wa musaza arababara cyane atangira kurira. Umuri kwa kurira wageze hirya ngo burya yari afite abana 5, ngo bane nyine nibo yibwiraga ko azavanamo umwe b'abahungu akaba ari basigira umurage. Nuko ajya gukomangira wa mukobwa, bishoke ko yaragiye kumutura agahinda afite, asanga kagakobwa ngo karagahererezi kari kurira cyane kashavuye. Nuko wa musaza aramubaza ati mwana wanjye uri kurizwa n'iki? Aramubwira ati mbabajwe na ba grand frere ibi bintu baba bari gukora, ubusinzi barimo, uburaya barimo, ibi byose bakora yo gusesagura, nibyo bitumye mfite agahinda papa. Papa yaje arira atekereje uburyo asanze uyu mukobwa ari kurira, ibaza wahoze undi, arihanagura batangira kuganira naho mukobwa. Igihe cyaje kugera nyuma yuko abonye ko uyu mukobwa babaye ababajwe n'ibi biri kubera amahano y'abasaza be, se ngo aramubwira ati byibuze mwana wanjye mbonye uwampoza amarira, byibuze mwana wanjye mbonye uwo dushobora gufatikanya n'aka kababaro n'aka gahinda. Warakoze rero, ubu ngubu niwe ngiye kuraga ibyanjye byose. Byaje kurangira wa mukobwa utari no mu mubare wabagombaga guhabwa umurage ari we baraze bya bintu mu muryango, ari we baye intwari muri wa muryango. Nuko se amurage ibyo yarafite byose, babahungu bishoke ko na n'ubu baracyari muri ya sayo. Ayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko ushobora kuba umubyeyi mwiza witwara neza, ariko urubyaro rwawe rukagutenguha, abana bagakunanira kandi byaba, ugahora umubyeyi witwara neza uhanira kugenda mu nzira z'ubudahemuka, ariko abana bawe ntibazagukurikize, ntibazanagukurikire, ahubwo bo bagahungira mu bigara ati papa ubuzima nuko bugomba kugenda muri iyi minsi. Ngiye bya bindi twatangiraho byibuze mu muryango uko biri kose, ndihabura ushobora kuba intwari ndetse n'abandi batakekaga. Reka dusoreze ku bintu 3 biza kongera kugukebura inzira urimo nawe muri mu minsi. Ese ni inzira y'ubutungane cyangwa ni inzira y'igihogere? Mu muryango ufunganye uri kunyuramo. Icyambere muri groupe tumaze kumva, uyu Lovier, uyu musaza, uyu mugabo ukize twamugereranya n'Imana, ni ikigereranyo. Imana ikize ku bintu byose, nta na kimwe Imana ibuze. Nuko igahora yifuza ko twagendera mu nzira nziza tukayisanga, ubundi gatugabira. Ikindi kandi ku Mana, kriteri z'abantu twebwe duheraho tugira umuntu mukuru biratandukanye n'Imana. Ubwo abishi dukunze ko umuntu ufite amafaranga, umuntu ukize, umuntu wize, akara dushinga imirimo ikomeye cyane. Nyamara mu maso y'Imana siko bimeze. Wasanga wa mutoya yansuzugurwa, wa mukobwa, wa muntu muto ari Imana ibona ko kwikabona ari wa mukristo nyakuri, ari uri kogana mu nzira y'ubutungane. Abandi bose bagiye muri cyohoha, mu mugezi wa cyohoha, babaye ibyohe, abandi babaye ibyomanzi, abandi nirinze kuvuga ko babaye ibigwari. Nuko twebwe abantu akaba ariho duhera tubaha imirimo ikomeye cyane, tubashinga ibintu bikomeye cyane. Nyamara Imana yakureba ikazunguza umutwe ati koko nawe imigambi y'Imana siyo y'abantu, kuko Imana itareba igihagararo, ntireba imisusire, ahubwo ireba umutima. Amen. Icya kabiri twazirikana ni societe yacu turimo muri no minsi iri kubaho ku buryo busanzwe ta ordinaire, ko cyakini mu gihe cya Nowa ngo bararyaga bagakora ingeso nyinshi cyane, ubuzima busanzwe bwinshi cyane. Nanubwo ugasanga abajene, urubyiruko, abasaza, abakecuru, abenshi turi kuba mu buryo busanzwe, kugeza ubwo umusaza ashatse uwo yazagirira icyizere, uwo yazasigira ibintu bye. Ubuzima busanzwe gushimisha umubiri, turi gushavuza roho, tugashimisha abantu, turi gushavuza Imana. Ubuzima bw'uburaya, ubusinzi, ubusambo, gusahura n'ibindi byinshi cyane byo kwikubira dushimisha umubiri. Nibwo uzasanga Imana ishobora kuba iri kwitegereza abantu bari ku isi, ikitegereza perezida,
ikitegereza shefu, ikitegereza pasiteri, ikitegereza umukuru twebwe twashyizeho. Imana iti ariko n'ubu wamushyizeho ariko njye siwe natoye. Afite fonction yego by'inyuma, afite imirimo ashinzwe, ni umukuru ariko ashaka ko ari igikuru kibi. Ashaka kuba akorera abantu ariko adakorera Imana. Ashaka kuba ataratowe. Twebwe twaramutoye ariko Imana itaramutoye kandi byabanga. Ubuzima busanzwe tuba mu Kigare. Icya gatatu ni umuhamagaro dufite. Abagenerwa murage. Uze kongera urebe mu buzima bwawe niba ushinze urugo, uko abashinze urugo bagomba kubaho. Uko umuntu wihaye Imana agomba kubaho. Biramusaba kwigomwa kwitandukanya n'ibindi byinshi cyane kugira ngo agendere mu nzira ikwiye. Azabasha kugeza rwa rugo ku Mana. Azabasha kugeza babandi ashinzwe ku Mana. Kubungabunga imihamagaro yacu. Ngo kuko watowe atagomba kubaho nyine nk'undi wese usanzwe. Reka dusoze turirimba indirimbo dusanga mu gatabo k'umukristo page 392 kuri version mfite Nduwawe, igizwe n'ibitero 8. Uze kongera ubisubiremo aho ndakurangiye nawe uze guhasubiramo. Nduwawe Nyagasani Yesu, Nduwawe ungenza uko ushaka, Nduwawe, 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 Nduwawe. Nyagasani cyungenza uko ushaka, unyihera ubutungane bwawe. Nduwawe, 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 Nduwawe. Nawe uze gukomeza mpaka ubaye uw'Imana buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.